Twongeye kubasuhuza nshuti z'akadasohoka z'ubukombe TV. Tugiye kubagezaho imigani ibiri aho ingwe yihekuye, hanyuma tubabwire n'umugani w'imbwa n'intama. Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buzetse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba hasigaye inka n'ingoma. Urupfu rwaritse ku manga, urushishi rurarwarurira, kurura dukururane mwana wa mama ndi umugabo. Duhereye ku mugani ingwe yihekuye. Kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ujye uhita ubona video tukiyishyiraho. Ushobora no kuduha igitekerezo wandika ubutumwa bwawe munsi y'iyo video, ugakanda like ndetse ugakora na share, ugasangiza n'abagenzi bawe kugira ngo biyumvire ubuvanganzo nyarwanda. Ingwe yari ihatse urukwavu, impongo, igikeri n'igitagangurirwa. Bukeye ishaka kujya kwa sebukwe, igufatira abana b'impongo n'ab'igitagangurirwa, ibashyira mu ruhago, irarukanira, ihamagara abagaragu bayo ngo bajyane kwa sebukwe. Ikwikira gikeri uruhago rurimo babana, urukwavu rutwara itabi rya shebuja, impongo itwara umuheto wayo, maze bishyira nzira, nuko birashogoshera biragenda. Ingwe iza kubwira Bakame iti ijya kuntekerera itabi sha. Bakame irayisubiza iti mu bantu burya haba imbwa kandi zikanzira, ngiyeyo zanyica pe. Ibwira impongo iti igireyo wa mpongo ureke kariya kanyabwoba ngo ni Bakame. Impongo iti databuja abantu ntubazi, bakunda uruhu rwanjye, ngiyeyo sinabakira. Ingwe yigirayo yitekerera itabi. Ngo itirimuke, Bakame ibwira bagenzi bayo iti ariko murabizi burya nta kwikorera icyo utazi, nimuze turebe ikirimo hato tudatwara ibyanaduhitana. Zihera ubwo zitura gikeri, maze zipfundura uruhago, zisanga ari abana bazo. Maze rero hagenda impongo ibasubiza imuhira, igira bingwe bakubita muri cya gihago, banze kurwuzura ishyiramo ibisinde. Igitagangurirwa kirarukanira, bigaruka muri ako kanya nk'ako guhumbya, nuko ingwe biraje, maze byikomereza urugendo biragenda. Ni ukuvanga ingwe yari yapakiyemo abana b'izo nyamaswa, maze zirayihima nazo zishyiramo abayo. Bigeze mu nzira rero biza guhura n'indi ngwe, maze biraramukanya. Ya ngwe igeze kuri Bakame, Bakame irayibwira iti erega ubwenge bw'umwe burayobera. Igeze ku mpongo, impongo iti nteye intambwe ebyiri ntera abana imuhira. Iramukije igitagangurirwa kiti nkanira uruhago nkarusha uwarukaniye ejo. Iramukije igikeri kiti barima ibisinde bakankorera. Nuko iyo ngwe ibihatse irishima ngo ifite abagaragu bazi kuvuga neza. Bikomeza urugendo rero, bigezeyo igikeri kiratura, kiriruhutsa, kirihungira ngo kiriheje, hasigara Bakame. Ingwe ihamagaza uruhago rwayo, birarupfundura, birajyana, birarya, naho Bakame yisubirira ku muryango, haciye akanya iranduruka. Bimaze guhagana ko guhashwa, sinzi uko ya ngwe yarabutswe agahanga k'icyana cyayo, iracyitegereza neza, isanga kuko ari icyayo. Ikimwaro n'umujinya birayica, irazenga iburahe kwirwa, igaruka igana mu muryango, ishakisha Bakame ngo ikavunira umuheto irakabura, irakubirana isubira imuhira itanasezeye. Igeze mu ndiri yayo ibura ibyana byayo, ibura n'abagaragu bayo, yicoka mu ishyamba ngo ihorere urubyaro rwayo, irazishakisha iraheba. Ngiyi ingaruka y'ubugome, sinjye wahera hahera ingwe n'ubugome bwayo. Nshuti bakunze ubukombe TV, reka tubibutse gukanda subscribe no gukora kuri iyo nzogera yo hirya kugira ngo ujye ubona ubutumwa bwacu tukibushyiraho, kandi utwarikire uduhe n'igitekerezo kuri ino nkuru nicyo twanoza kugira ngo birusheho kugenda neza. Hanyuma rero tumaze kurebera hamwe uyu mugani w'ingwe n'abagaragu bayo, reka tugere noneho ku mugani w'imbwa n'intama turebe ibyabyo. Hanyuma rero imbwa n'intama byarabanaga biba mu rugo rumwe, bikaba inshuti cyane rero, bigacudika kandi byari bihuje umuruho. Umunsi umwe rero byicara ahantu hiherereye, ibiganiro iby'imibereho yabyo. Intama iterura ivuga iti iyo ntekereje amaherezo yacu muri iyi si, nta gisimba na kimwe duhanyije umubabaro, kuko urebye turababara cyane tukanavunika. Ibyo rero bikantera agahinda kenshi kandi bikambabaza cyane, ndetse nkumva byazanamviramo kwiyahura. Weho si kubibona? Tekereza, mbese ibyiza ugirira abantu ukabumvira iteka, ukababarira, ukabararira, ntubahemukire, ibyo bintu byose ukabibakorera, ugasigara ku rugo ukarera abana, ariko ibyo byose ukabikora iminsi igahita indi igataha. Ingorano si ikaba iyihe? Nta yindi atari ugukubitwa, ndetse rimwe na rimwe bakakwica. Ngiyi ingororano yawe hano mu isi, rwose ntutegereze indi, tubyumvikaneho. Naho njye rero nk'intama nyine urabizingira uruhu rwiza, ndanitonda mu rugo sinsakuza, ntabwo nsahinda mba niturije, ariko kandi uruhu rwanjye nirwo bambara rugaheka n'urubyaro rwabo rwose, ubwo kandi barukuraho bamaze kunkuramo umwuka. Iyo bataranyica rero ngihumeka, imirima yabo ninjye uyifumbira, bagahinga bakeza, bakarya bakadamarara bakavuyarara, bagahinga ishaka, bagahinga ikigage n'inzagwa, bakinywera inkangaza n'urukatsa sinakubwira, bagatarama bakishima bakanezerwa.
ariko kandi ntibashirwe batanyishe ngo bandye di, bakabaga inyama bakarya, bagaha n'abaturanyi, imwe bakazigurisha n'ababyeyi babyaye amafaranga. Ngaho nyumvira nawe uwo muruho. Ese ubundi ubwo tuzira iki? Cyahe cyo kajya? Mbese ni ukubakorera amaherezo bakakwica, yaba ari wowe yaba ari njyewe, bakatwica uko bishakiye. Ngiyi inyiturano yacu hano ku isi. Imbwa nayo ubwo yari iteze amatwi inshuti yayo intama, kuko yumvaga ibyibwira ari ibyo ihora ikorerwa na shebuja. Mbese intama yari yishimiye imbwa hayiryaga. Nuko imbwa iraterura ibwira intama iti, ibyo uvuga ni ukuri rwose, ntabwo ubeshya na gato, ariko rero ntitwakwigererera abantu ngo tubiture ibyo batugirira. Tuzajye ducisha make, yenda amaherezo bazabona ko natwe dufite agaciro, dufite umubiri ubabara nk'uwabo. Nuko byose byanzura kwituriza bikinumira, bigakorera mwene muntu ibyo ashaka. Ubwo bitegereje ko umuntu azaca akenge agatekereza, akabona ko nabyo bikwiye agaciro. Niyo mpamvu usanga intama yiturije, mbese wayikora ikakwihorera, wayica ntikome. Imbwa nayo ikoma kuri bene muntu, ikabarinda, ikabakorera, ikabumvira rwose mu buryo bwose. Iyi migani yose twayikuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe integanyanyigisho mu gitabo cyo gusoma mu mwaka wa 4, icapiro ry'amashuri Kigali 2004 ku rupapuro rwa 50. Igitabo wagisanga muri Librairie Caritas Kigali n'ahandi hagurishirizwa ibitabo mu Rwanda. Nshuti bakunze Ubukombe TV, iyi migani ibiri twayigiraho iki? Ari umugani w'ingwe n'ubugome bwayo, aho yari igiye ku ruzinduko igatwara abana b'ibisimba byari abagaragu bayo, ariko byagera mu nzira bikigira inama yo gupfundura urwo ruhago ngo birebe ikirimo, bigasanga ari abana babyo, maze bikabahindura bigashyiramo ab'ingwe, bikarangira abana b'ingwe aribo bapfuye. Ingwe ikarakara ikabura icyo ikora kuko byahise biburirwa irengero. Uyu mugani wadusigira iki? Buri wese afite ububasha bwo gutekereza no gusesengura ku giti cye, akaba yamenya isomo rivuye mu kintu runaka yumvise, ariko nanjye nka mugenzi wanyu hari icyo mbasha kubonamo. Ibi ngibi twabihuza na ya migani migufi aho bajya bavuga ngo rucira mukaso rugatwara nyoko, cyangwa se umwana wanzwe niwe ukura, ndetse n'indi migani ijyanye n'iyo ngiyo, aho uwibwira ko afite amaboko anyunyuza imitsi y'abari munsi ye, yibwira ko we nta ngaruka byamugiraho, ariko kandi abari munsi yo baciye akenge bagatekereza, bashobora no kugira icyo bakora kandi kikabangamira wa wundi wiyita ko ari umukire, wiyita ko afite ubushobozi kuri abo bose. Bityo rero dukwiye kumenya ko abantu ari magirirane, kubera yuko ari abakire n'abakene, ari abakomeye n'aboroheje, abayobozi n'abayoborwa, abantu twese turakenerana, buri wese ku rwego rwe. Kuko nubwo ingwe yari igiye kwicisha abana b'igisimba, yari irengagije yuko abo bana nibakura nabo bazaba abagaragu bayo. Ariko kandi tujya twumva ejo hari uwari umukire ejo agakena, ugasanga uwari umukene niyo wabaye nyir'ibintu. Bityo rero isomo twakuramo ni uko buri wese akwiye gucisha make, akiyoroshya mu rwego rwe, akirinda gukinagaza no gutsikamira abandi, ahubwo kuzuzanya nabo nubwo baba batanganye ubushobozi. Hanyuma kuri uyu mugani wa kabiri w'ihene n'intama wo hagaragaramo ko intama n'ihene byabaga mu rugo rw'umuntu, bimukorera abikoresha mu buryo butandukanye, ariko ntibinyurwe n'uko abifata. Aho imbwa yafatwaga nabi yakoze imirimo yose, ariko bikarangira wenda ikubiswe cyangwa se ikaba yanicwa. Hanyuma rero intama yo murabizi yagiraga uruhu rwiza bahekamo, kera bahekaga mu ruhu rw'intama, ubwo rero birumvikana ko babaga bayikuyeho uruhu bayishe. Ariko kandi mbere y'icyo gihe habanza ko intama yororwa ikagaburirwa, ariko igatanga ifumbire, ikarinda inka. Kera intama yarindaga inka, wasangaga nk'umukire afite nk'inka nka 30 cyangwa se n'10, cyangwa niyo yaba inka 3, ariko ugasanga afitemo intama. Kera ntabwo baziryaga, barazinena, bazihariraga babandi bita abasubijwe inyuma n'amateka, ariko wasangaga buri mutunzi wese afite intama. Icyo zabaga zimaze rero ngo ni ukurinda inka ze ngo zidacika, ngo zateraga ishaba cyangwa se umugisha wo kororoka kw'inka. N'indi mimaro yose intama yagira, gufumbira, bikarangira yishwe, mbese bigasa naho nta shemwe ibonye. Rero mu kiganiro byagiranye, iyo baca imigani baba barengurira ku bantu, bafata ibisimba cyangwa se ibintu runaka bakabitiza ubuntu cyangwa se bakabitiza ububasha nk'ubw'abantu, kugira ngo batange igitekerezo cyangwa se batange inyigisho runaka ku bantu, ku muryango mugari muri rusange. Hanyuma rero ibi bisimba byaje kurangira umwanzuro bifashe, nubwo byasanze bihohoterwa cyane kandi bitabuze kugirira akamaro bene muntu, byasanze umwanzuro ari uwo gutuza, bigategereza igihe mwene muntu azatekereza, agashyira ubwenge ku gihe, akabona ko nabyo bifite akamaro. Hanyuma rero ku bantu twabyigiraho iki? Ahangaha rimwe na rimwe hari igihe bisaba guca bugufi, bisaba kwitonda, ukirinda gukivumbura igihe wenda ubona ubangamiwe n'urwego runaka, yaba urw'ubuyobozi cyangwa se abagukuriye mu byo mukora mu rugo, cyangwa se n'ahandi hose waba uherereye. Haburya abantu bararutana mu nzego zabo zitandukanye, mu byohero byabo bitandukanye.
hari igihe rero ushobora gusanga umwe akurenganya cyangwa se atita ku kamaro ufite, ahubwo agaragaza ko wenda ntacyo ushoboye cyangwa se bikarangira atanakugiriye neza, ariko ntacyo ujye utuza utegereze igihe gikwiye, ariko nanone uburenganzira bwawe buzirikane, aho biri ngombwa ububurane. Inshuti bakunze Bukombe TV rero ni aha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.